Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu nziza, Imana y'urukundo, tugushimiye umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera ridusobanurire Mwuka wawe wera kandi anadushoboze gusohoza icyo wadutumye binyuze muri uwo mwanya w'ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatanu tuganira ijambo ry'Imana. Twahaye intego yo gukunda Imana ariko Imana idukunda. Nubwo gukunda Imana ariko twabanje guhishurirwa ko ariyo yadukunze mbere. Uyu munsi turasoma Zaburi y'ijana na 39 umurongo wa 16 n'uwa 17. Randitse ngo ngire urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi. Imana atugirire neza. Iyi Zaburi ni nziza cyane, umuntu wabona umwanya yaza kongera kuyisoma yitonze, kuko irimo amagambo meza agaragaza urukundo rw'Imana. Kubaho kwawe, kubaho kwanjye si impanuka. Hari ku bantu bo bashobora kuba baratunguwe, bakaba batarateganyaga kuri buze kuvuka, cyangwa se bakabona nyine barakubyaye biraho bakavuga ati ubwo nyine tubona tumuhawe ubwo nta kundi, bakavuga bati nta kundi kavuka, wenda batanafite n'ubushobozi bwo kuguteganyiriza. Ariko Imana yo ntabwo imeze gutyo. Imana ntabwo yatunguwe no kubaho kwawe, nubwo abantu bashobora kuba baratunguwe, ariko Imana yo ntabwo yigeze itungurwa. Kuva kera hose wari uri mu bitekerezo byayo, ndetse n'igihe wasamwaga ukaba urusoro, Imana yarakurebaga. Kuva ugisamwa yaguhojejeho ijisho. Umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Ikintu cyatumaga ikureba no kugira ngo utagira ikintu uba. Ibyawe yabikurikiraniraga hafi kuva ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Imana atugirire neza. Urukundo rw'Imana ruratangaje cyane. Tekereza kugushyiraho ijisho ukiri urusoro, ahari na nyir'ubwite uwagusamye atarabizi, ariko Imana iravuga ati umuntu, iyi mbuto igeze mu nda y'uriya mubyeyi ni igiciro cyane kuri njyewe. Ati ngomba kuyishyiraho ijisho, ngomba kuyirinda amanywa n'ijoro. Imana yagushyizeho ijisho kuva ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Si icyo gihe gusa, yagushyizeho ijisho kuva ukiri urusoro, ugenda ukura, ugira amezi mu nda y'umubyeyi wawe, kurinda uvutse. Imana yaguhozagaho ijisho ryayo ngo utagira ikintu uba. Ibyawe yabicungiraga hafi, igufitiye urukundo rwinshi. Ibaze wowe utaragize icyo uba kuva kera hose, ukiri urusoro, utaragira n'ubwenge, ukiri akabebe, uri akana gatoya k'igitambambuga. Reba ibintu byose wanyuzemo, uburinzi bw'Imana bukubaho, Imana irakurinda. Wowe utaragize icyo uba muri ibyo bihe, ubundi wumva uzaba iki? Nta kintu waba. Ubwoba bw'ibihe nibushire. Wowe utaragize icyo uba kuva kera aho hose, utari ufite ikintu na kimwe uzi, none ubu wahishuriye urukundo rw'Imana, ukamenya ko Imana igukunda. Ubu uzi no kwirwanaho. Uretse n'ibyo byose uzi no kwirwanaho, uzi gushaka ubuzima. Imana yakwigishije gukora, Imana yakwigishije gushaka ubuzima, Imana yakwigishije kwivugira. Uzi ko n'aya mategeko ari hanze, ushobora kugira ngo n'amategeko yagiyeho gutyo gusa, ariko mu bo yagiriweho kugira ngo abarengere, nawe urimo kubw'urukundo rw'Imana. Uretse n'ibyo, aka kazi kari hanze aha, biriya bintu ukora cyangwa se witegura gukora, ntugire ngo ni ibintu byapfuye kuza gutyo gusa, byaturutse mu bwenge bwawe. Ni ibintu Imana yakwigishije, ibiguhereza kugira ngo uzabeho. Abo bantu ubona bagukikije, inshuti zawe, yewe birashoboka ariko ufite n'umuryango, abo bantu ntabwo bapfuye kuza gusa. Imana yabagushyizemo kuko igukunda, ibaguhereza ngo babaho umumaro. Abo bantu uturanye nabo, byose ni urukundo rw'Imana. Imana iragukunda cyane, iragukunda. Nta kintu waba ubwoba bw'ibihe nibushire, wakira urukundo rw'Imana. Kuva kera hose ibintu Imana igutekerezaho ni byiza, ni iby'igiciro cyinshi, ni ibintu utabara ngo bishire. Imana itugirire neza. Ni ibintu byiza gusa, ntabwo Imana igitekereza ibibi. Mu buhanuzi bwa Yeremiya hari ahantu Imana yigeze ibwira abantu, nabwira ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza.
kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibyo bintu byose byiza ujya ubona ntukazajya ubona ari ibintu bipfuye kuza gutya gusa. Hari umuririmbyi witwa Dominique Ashimwe yaririmbye aririmba ubuzima ngo hari byiza tubona ngo tukabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko ngo hari Imana isumba byose ibikora, ngo yitwa Uwiteka Nyiringabo. Biriya bintu byiza ujya ubona bikubaho ntukagira ngo ni ibintu bityo bisanzwe, ibintu biba byaturutse mu rukundo rw'Imana. Imana iragukunda, yagukunze kuva kera ukiri urusoro umubyeyi wawe kugera ubu ngubu. Imana tugirire neza, ibyiza igufitiye ntiwabibara ngo ubirangize, ntiwabirondora pe. Imana igufitiye ibyiza byinshi. Hanyuma rero ibyo byose kandi bikora mu rukundo rwayo. Ubwo umenya ibyo ukamenya ko urukundo rw'Imana rufite imizi kuva kera cyane utaranabaho, kandi ko igufitiye ibyiza, ubwoba bw'ibihe nibushire, nibushire rwose, ubwoba bw'ibihe nibushire, utuze umutima, kandi ubwo bw'ibihe ntibigatume ujya kure y'urukundo rw'Imana. Guma rwose mu rukundo rw'Imana. Mu byaha ntabwo ariho hari amakiriro, mu byaha ntabwo ariho hari ubuhungiro. Guma mu rukundo rw'Imana kuko Imana iragukunda, igufitiye ibyiza byinshi. Urakoze cyane, Yesu aragukunda. Ugira umunsi mwiza.